cyangwa se umuyobozi w'ikinyabiziga arimo arasohora iyi modoka muri no kontineri, byamubereye imbogamizi. Ahangaha niki bavuga kuri uyu mushoferi? Asohoye imodoka biranze, arongeye asubiramo biranga, barimo baramuyobora, baramubwira ati kati ibumoso ntari kubyumva, baramubwira ati kati iburyo ntari kubyumva, ariko byananiranye. Birakwiye ko ubanza ukiga uburyo bwo gutwara ikinyabiziga neza, ukiga ubugari bwawe bw'ikinyabiziga, uburebure bwawe bw'ikinyabiziga bungana gute mbere yo kujya mu muhanda, kuko imihanda yose ntabwo ingana. Hari umuhanda w'icyerekezo kimwe, hari umuhanda w'ibyerekezo bibiri. Icyo gihe rero umuhanda usanze ufunganye wakora iki? Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ni Maître Cisse nk'ibisanzwe kuri The Chain Services TV. Ntabwo twari duherutse kubana namwe ku mpamvu zigiye zitandukanye, ariko uyu munsi nongeye ndagaruka. Nagarutse kugira ngo tubashe kuganira twungurane ibitekerezo mu bijyanye n'amategeko ndetse no gutwara ibinyabiziga. Rero nari maze igihe mpugiye mu bintu bigiye bitandukanye, ariko uyu munsi reka tuganire ku bantu bankunda. Ndabasuhuje kandi wowe uri Burasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru, mu mujyi wa Kigali. Ntuzongere gucika n'ibiganiro bigenda bishyirwaho umunsi ku munsi. Tugenda tureba imbogamizi zitandukanye. Hari abatumirwa bagiye batandukanye duhamagara kugira ngo batuganirize ku byo badusumbije, cyangwa se ufite igitekerezo cyangwa icyifuzo ushobora kuduhamagara nawe ugasangiza abakunzi bacu, Abanyarwanda, abanyamahanga ndetse n'abandi bakunda ibiganiro byacu bya buri munsi. Murabizi ko tubafitiye gahunda zigiye zitandukanye. Dukodesha amamodoka, tubarangira amazu akodeshwa ndetse nagurishwa kimwe n'ibibanza. Icyo gihe rero rimwe na rimwe tujya dutanga n'abashoferi ku bantu babifuza. Ntabwo dushobora gutanga umushoferi utarahuguwe ibijyanye no gutwara. Ibaze nawe uri umushoferi, tukaguhereza ikizamini nk'iki ngiki, tukaguhereza ikizamini nk'iki ngiki, ukaza tukabwira ati sohora imodoka muri iyi kontineri, muri The Chain Services. Abo bashoferi ntabwo tuzigera tubagira. Reba uyu mushoferi cyangwa se umuyobozi w'ikinyabiziga arimo arasohora iyi modoka muri no kontineri, byamubereye imbogamizi. Ahangaha niki bavuga kuri uyu mushoferi? Asohoye imodoka biranze, arongeye asubiramo biranga, barimo baramuyobora, baramubwira ati kati ibumoso ntari kubyumva, baramubwira ati kati iburyo ntari kubyumva, ariko byananiranye. Birakwiye ko ubanza ukiga uburyo bwo gutwara ikinyabiziga neza, ukiga ubugari bwawe bw'ikinyabiziga, uburebure bwawe bw'ikinyabiziga bungana gute mbere yo kujya mu muhanda, kuko imihanda yose ntabwo ingana. Hari umuhanda w'icyerekezo kimwe, hari umuhanda w'ibyerekezo bibiri. Icyo gihe rero umuhanda usanze ufunganye wakora iki? Icyo wakora, ugomba gukoresha imbamutima yawe cyangwa se sixième sens kugira ngo uhige igisubizo cy'ikibazo uri kubona muri uwo mwanya. Urabona uyu mushoferi arimo aragerageza gusohora ino modoka, ariko byanze, byagoranye. Reba ino video. Iyi video irasaba ubuhanga bwo kuba warize neza, ukihugura imodoka neza, kuko ugomba kuba warasobanukiwe uburyo bwo kunyura mu makona. Buriya iyo abanyeshuri biga kunyura mu makona bashobora kutabisobanukirwa icyo bigenderewe kugira ngo bazabashe kubikoresha iyo batwaye ibinyabiziga. Mu makona mubona yuko harimo nka metero 3, ubundi ni metero 3 busanzwe. Ubwo twavuga yuko izo metero 3 ugomba kuzinyuzamo ikinyabiziga cyawe usubira inyuma, kugira ngo unyure mu makona neza. Impande zawe iburyo n'ibumoso hagomba kuba hangana, kugira ngo utaza kugonga uruhande rw'iburyo cyangwa ugonge uruhande rw'ibumoso. Rero mbere yo gukora ku kinyabiziga icyo ari cyo cyose, witegura kugitwara, irinde bino bintu kugira ngo utazakora amakosa agiye atandukanye. Irinde gutwara ikinyabiziga utarihuguye neza mu mihanda, kuko nugera mu muhanda uzabona challenge cyangwa se uzabona imbogamizi zigiye zitandukanye utarazibonye, cyangwa utarabonye umwarimu mwiza, cyangwa se utarahuye na Maître Cisse
ngo abashe kuguhugura ibijyanye n'imihanda yo mu mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara, agusobanurire ibijyanye n'amategeko y'umuhanda, uburyo ushobora kwitwara, uburyo ushobora kuba wakwigobotora imbogamizi uhuye nazo mu muhanda. Irinde rero gutwara icyo kinyabiziga utarihugura. Reba nk'iyi video, uyu mushoferi reba uruhande rw'iburyo, reba n'uruhande rw'ibumoso, arimo aragerageza gusohora kino kinyabiziga ariko byanze. Ni ikihe kintu cyatumye atayisohora byihuse cyangwa se akore mu buryo bumworoheye? Urabona yagoragoje, arajya gusohoka bakamubuza ngo uragonga, akongera agasubiramo imbere, akongera akigira inyuma kugira ngo arebe yuko asohora kino kinyabiziga, ariko byamugoye. Nawe unkurikiye urebye ino video, baguhaye ikinyabiziga ngo gisohore muri no kontineri, wabishobora? Sinzi icyo urimo kwibaza mu mutima wawe, ariko icyo mpamya neza nuko ukuri nyako kuri mu mutima wawe. Rero kugira ngo wibwize ukuri, numara kwibwiza ukuri ukora icyo ugomba gukora, biragusaba ko ubanza kwihugura neza kugira ngo umenye umwanya mu gihe urimo gusubira inyuma, umwanya uri iburyo bwawe n'uburyo umwanya uri ibumoso, uburyo ugomba kuwujera. Reba muri retroviseur y'ibumoso, urebe muri retroviseur y'iburyo, wihe ukuri, wibwize ukuri. Birakwiye ko ubundi iyo abarimu bigisha ibijyanye na sanse eshanu, nizo twiga mu mashuri agiye atandukanye, ariko hari icyo bita 6e sanse. Hari sanse wowe ubwawe ugomba kwibwizamo ukuri, uburyo urebamo ibintu, uburyo utwaramo ibintu, uburyo ukoramo ibintu. Niyo uri mu kizami, abashinzwe gukoresha ikizami ibyo ngibyo barabireba. N'uyu nguyu rero yibwije ukuri kuko nta muntu wamuyoboraga. Uri kubona retroviseur ziwe cyangwa se tureba nyuma twe, yaba akareba nyuma k'iburyo, yakareba nyuma k'ibumoso, yazikunje kugira ngo hano hantu abashe kwinjira anahasohoke. Muri no kontineri rero wowe umurikiye wahasohoka gute? Tubwire, ese wabishobora baguhaye uburyo bwo kuba wasohoramo kino kinyabiziga? Ibaza ari ikizami baguhaye, ari ikizami kugira ngo baguhereze akazi, wabishobora? Rero niba wumva wibwije ukuri kutabishobora, birakwiye ko ugana maître akaguhugura uburyo ugomba gutwaramo ikinyabiziga wubahirije amategeko y'umuhanda, wubahirije imigendere isanzwe y'ibinyabiziga mu nzira nyabagendwa. Icyo gihe rero nubwo yagoragoje bikamunanira, ntabwo yacitse intege. Mu buzima ndakwinginze wowe nkurikiye, ntuzacike intege mu bintu urimo urakora, mu bintu urimo uragerageza, mu bintu urimo uritaho, mu bintu uhanze amaso. Ntuzacike intege, kuko iyo ucitse intege niko gutsindwa kubi. Arimo arinjiza ikinyabiziga byamunaniye, akongera akagisohora, yagera hagati bikanga, akongera akagisubizamo, agasohoka bikanga. Ariko uri kubona nubwo byanze ntabwo yacitse intege. Byagenze gute rero kugira ngo agikuremo? Yifashishije iki? Yatekereje. Amaze gutekereza yibwiza ukuri, areba iburyo n'ibumoso, areba imyanya kuntu ingana. Kuko hano icyamubuzaga gusohoka, yagendaga asohotse agasatira iburyo bwiwe, ibumoso murabona ko harimo akanya kanini. Mwitegereze murebe, ibumoso bwe harimo akanya kanini, nubwo atari kanini cyane, ariko agomba kureba imyanya y'iburyo n'ibumoso nimba hangana kugira ngo aze gusohora ino modoka atabangamiye uburyo bwo kuba yagira gute, yabasha kuyikuba kuri no kontineri, yaba iburyo cyangwa ibumoso. Abangaba rero bamuyoboye, barimo kumuyobora bamubwira ati oya kati iburyo kati ibumoso, ariko byanze byagoranye. Maze kugorana yigira inama yo kuvuga ati reka ngiye nkoreshe 6e sanse yanjye. Muri kano kanya rero uwo nkurikiye, reba ikinyabiziga kuntu agisohoye adakubye uruhande na rumwe. Ese wowe wabishobora koko? Tubwizanye ukuri. Ahangaha rero ni kuri The Change Services TV, aho tubereka cyangwa se tukabagira inama, aho tubigisha, aho tubahugura ibigerekeranye n'imigendere isanzwe y'ibinyabiziga mu nzira nyabagendwa. Aha rero komeza udukurikire, ukore shares, comment, ndetse ukore subscribe, ndetse utange
n'impuguro ndetse n'inama niba udukunda natwe turagukunda. Ni Maître Cissé, ishuri in the chain services.